Muraho neza tubaye ikaze nk'ibisanzwe kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni Mubwire iki? Ushaka kuba aribwo bwa mbere ari bugikora subscribe ukaza kuri iyi channel, nta bindi tubwira abantu nukubabwira ko kukubwira ko uri mwiza, kukubwira ko tugukunda, kukubwira ko uri ingenzi, kukubwira ko uri ndashyikirwa. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi barakomerekejwe n'amagambo mabi, amagambo meza atari meza babwirwa, abantu ugasanga nta kizere bakifitiye kubera ibyo bagenda bahura nabyo muri ubu buzima. Twaravuze ngo nuruhe ruhare rwacu, ese niki twakora, ese twebwe umusada wacu niki twakora mu bantu? Nta kindi rero nukuzana urubuga tubwiriraho abantu ibyiza. Nyuma yo no kureba cyane imbuga nkoranyambaga hariho amagambo atari meza, twebwe turavuga ngo reka twibutsa abantu ibyiza twifitemo, ibyiza biturimo twakora. Mubwire ko ari mwiza, mushimire uwakoze neza, umushimire. Ni muri urwo rwego rero twaje tukavuga ngo ni Mubwire. Nta kindi tubwira abantu, tubwira abantu ibyiza byabo, tubwira abantu ko ari ingenzi, turabashimira. Zirikana neza umuntu yakugiriye, zirikana wa muntu wagufasha ukuboko. Rega urebye neza buri ntambwe yose umuntu ageraho usanga ari amaboko aba yari inyuma, ariko ayo maboko akenshi ntituyazirikana. Muzi igihe tubazirikana, uziko tubazirikana ari uko batuvuyemo, uziko nawe umuntu yibuka ineza wamugiriye ari uko atagihari. Uwo muco rero reka ucike, reka tubabwire ibyiza byabo, tubibabwire bakibyumva, tubibabwire natwe tugihari. Wakwibaza ngo nabwira umuntu gute? Mushaka kuvugana ukamubwira ko umukunda, ushaka kumutungura ku munsi w'amavuko ukamuhura urabo, n'ibyo twebwe dukora. Muri rusange no kuvuga ibyiza. Hanyuma rero uyu munsi twaje kugira ngo tuganire ikiganiro dufite. Narababwiye ngo niyo hari bitagenda neza ntago twebwe twibanda ku muntu umwe, ahubwo twibanda muri rusange. Nukugenda tureba hagati muri twe, ese ni ibiki biba bikenewe, ese ni ibiki bigora, ese ni ibiki bituma nawe utabwirwa ayo magambo meza. Ikintu gituma utabwirwa amagambo meza rero icyo gihe tugikuraho tukakirwanya kugira ngo tubwirane amagambo meza. Uyu munsi rero naje kugira ngo tuganire, mbabaze ngo ese niki gusaba imbabazi. Ndashaka ko tuganira ku bintu byo gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ubyumva ute? Ese gusaba imbabazi ni ingenzi? Gusaba imbabazi rwose ni ingenzi, kandi gusaba imbabazi ni ngombwa. Gusaba imbabazi ni imbuto nziza. Abantu benshi bikunda kubagora, abantu benshi bikunda kubananira, abantu benshi bikunda ko nyine kumva batabishoboye, kumva ko bitari ngombwa, kumva umuntu arifunze kandi akabibona ko yakosheje, ariko kugira ngo asabe imbabazi ukumva ntago abashije kugira. Ariko rero gusaba imbabazi ni byiza kandi ni ngombwa, ni byiza cyane, yego ni ngombwa rwose. Gusaba imbabazi rero ntago ari ubugwari, ahubwo gusaba imbabazi ni ubutwari. Gusaba imbabazi ni ubutwari. Gusaba imbabazi ni igikorwa cy'umuntu uciye bugufi mu mutima. Gusaba imbabazi ni igikorwa cy'umuntu wemeye ko yakosheje. Rero naje kuvuga ngo tuganire, ariko twibutse n'abantu ko tugomba kujya dusaba imbabazi. Nimba araho ukojeje, nimba araho ibitagenze neza, gira umutima wo gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi, kandi gusaba imbabazi ni inzira nziza yo gukemura ibibazo. Gusaba imbabazi ni inzira nziza yo gutuma abantu bagirana umubano mwiza. Hari ibintu narebye muri rusange twareba uburyo bwiza bwadufasha gusaba imbabazi. Ndareba ndavuga ni ibiki nazabwira abantu byadufasha, byafasha n'umuntu, wa muntu wumva bimugoye, wa muntu wumva bimukomereye gusaba imbabazi. Ni ubuhe buryo twarebera hamwe tugashyiraho tukiga? Narabwiye ngo muri ubu buzima ibintu byose ni urugendo, muri ubu buzima ni ukwiga, kandi kwiga ntago nibyo byanditse ubugwari, ahubwo kwiga ni ingenzi, ni n'ubutwari. Ibintu rero nabonye byadufasha mu gusaba imbabazi, tukabigenderaho tugasaba imbabazi. Ikintu cya mbere cyemeza umuntu kuba yasaba imbabazi ni ukwemera ikosa. Muri wowe ukabanza ukemera ikosa, ukemera ko wakosheje, ukareba ngo koko biriya bintu nakoze, ese uriya muntu nateye kurakara, uriya muntu natumye atamera neza, uriya muntu nakuye muri sosiyete akamera nk'uwigunze, akamera nk'uvuye mu bantu, ikintu nakoze ngewe koko singifite muri, ese singiye koko wamuteye wa mutima wo kumubabaza? Icyo gihe rero ikintu cyo kwemera ikosa, igihe cyose utaremera ikosa ntabwo ushobora kugira umutima wo kugira gute wo gusaba imbabazi, ntabwo rwose byakunda. Ariko iyo wemeye umutima nama, ukemera ikosa, ukumva ko wakosheje rwose, icyo gihe uba ugeze ku rwego rwo kuba wasaba imbabazi. Ariko igihe umutima utarakwemeza, igihe umutima utarakwemeza ko wakosheje, igihe umutima utarakwemeza ko hari ikintu kibi nawe wakoze, ntabwo uba wagera ahantu ho gusaba imbabazi. Ariko kuko turi mu buryo bwiza bwadufasha kugira ngo dusabe imbabazi, emera ikosa.
kwemera ikosa biri mu bintu byatuma ugira gute usaba imbabazi. Intambwe ya kabiri rero, kwemera ikosa ni ukurimenya neza, ukarimenya neza ndetse nawe ukarisubiramo, ukumva ko warirakariye, ukagira n'umutima wo kuba mbese ubabarira utagize gute utarisubiramo. Ikintu cya kabiri rero, kuba nyine wasaba imbabazi ukavuga ngo sinarisubiramo. Intambwe ya kabiri nabonye yagufasha gusaba imbabazi niyo kuzinukwa, kwanga icyo kintu wakoze, ndetse no mu muco wa Gikristo no ku bantu b'Abakristo bashaka kwikiranura n'Imana, iyo utarazinukwa icyaha, iyo utarakizinukwa uba rwose utaragera ku rwego rwo kukireka. Ariko iyo wakizinutswe ukamenya ko wakosheje, icyo gihe ugafata umwanzuro uvuga ngo ndazinutswe, iki cyaha ndakiretse, ukacika. Mbese kuzinukwa ni nko gucika ku ikosa. Icyo gihe rero iyo ucitse ku ikosa biragufasha kuko uba wiyemeje kugira gute gusaba imbabazi umuntu wakoshereje. Hanyuma rero uko kurizinukwa bituma binagufasha kurisabira imbabazi, kandi bikagufasha kuba utazagira gute kuba utazarisubiramo. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bwagufasha gusaba imbabazi. Icyambere twabonye yuko umuntu ushaka gusaba imbabazi agomba kubanza kwemera ikosa, ukariryemera, ukarimenya neza ko nawe wakosheje. Icyo ngicyo kiba ari intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri rero iba ari ukuzinukwa ikosa, kugira ngo urizinukwe ugere ku rwego rwo kuvuga gute ko nawe ugiye gusaba imbabazi. Intambwe ya gatatu rero nabonye yadufasha kugira ngo abantu impamvu naragiye ndeba nsanga biri mu bintu bitugora twese muri societe, ugasanga umuntu kugira ngo kumva ngo nagende wenda ugiranye n'umuntu ikibazo, nkaho wamusabye imbabazi kugira ngo mwongere mu bo inshuti, mwongere mukomezanye urugendo. Sinangombwa ko muba inshuti, ahubwo no kuba mubana n'umuntu uzi ko nta ngingimiro mufiteho ku mutima biba byiza. Rero gusaba imbabazi biri mu bintu bituma abantu babana neza, ubuzima bukagenda neza. Niyo mutakomezanye urugendo rw'ubushuti ariko ukavuga ngo umuntu ari hariya nanjye ariko nta kibazo dufitanye. Icya gatatu rero nabonye kugaragaza amarangamutima, kugaragaza yuko nawe ibyo bintu koko byakubabaje, nubwo wakosheje, nubwo waguye mu ikosa, nubwo wahemutse, nubwo wavuze ibintu bitari byiza kuri mugenzi wawe, nubwo mbese yakugurije amafaranga ntuyishyure, erekana ko nawe ubabajwe n'ibyo bintu, erekana ko ubabajwe n'ibyo bintu byaguteye gukora iryo kosa, zigutumye gutera gusaba imbabazi. Kugaragaza amarangamutima, kugaragaza umubabaro, kuko hari igihe umuntu ashobora gusaba imbabazi kuko abona ko nta marangamutima, yewe ambabarire cyangwa bireke, ntatambabarira ni akazi. Oya, erekana ko, garagaza amarangamutima, garagaza ko ibyo uri kuvuga bivuye ku mutima, garagaza yuko ubabajwe n'ikosa wakoze, kugira ngo n'umuntu ugiye kubabarira, n'uwo muntu ugiye nyiri gutanga imbabazi abone koko avuga ngo uyu muntu koko ibi bintu byaramugwiririye, uyu muntu koko ibi bintu bimuvuye ku mutima. Urumva iyo umuntu agaragaje ko nyine ugaragaje amarangamutima, ukagaragaza koko guciye bugufi muri wowe, ukagaragaza kubabaye, biri mu bintu bituma umuntu akubabarira. Iyo rero ni inzira nziza ya gatatu yo kugaragaza amarangamutima, kugaragaza koko ubabaye, kugaragaza koko ibyo wakoze nyine byarakugwiririye, apana ibintu byo kwigira akagara ngo wikomeze kandi koko ufite amakosa. Kuko turi mu nzira yo kwerekana uburyo bwafasha abantu gusaba imbabazi. Narebye nsanga biri mu bintu bigorana, biri mu bintu bigora, ugasanga birakugoye gusaba imbabazi, kwemera ikosa, aho gusanga kenshi dukora ikosa tukaridefanda, tukamera nk'abantu bari kurisasira, tukamera nk'abantu kuvuga ngo nyine ngo nawe se ngo nawe ngo byakubaho, ngo rwose ngo reka ngo ubuzima bukomeze. Oya, ca bugufi, ugaragaza amarangamutima, werekane ko koko wakosheje, werekane ko umutima wawe ubabajwe n'ibyo bintu wakoze. Ikintu cya kane rero nabonye, kurasa ku ntego. Bigufasha iki? Bigufasha kuba umuntu uri gusabwa imbabazi yumva neza koko ikintu ushaka kuvuga, kuko kugenda wizimba mu magambo usubiramo ngo urabona ngo twari tugiye hariya, ngo nubwo ngo naje ngo nagiye ngo hariya ngo ntinda hariya, mbese uri kuzenguruka mu bintu bidakenewe. Uwo muntu bitewe n'umubabaro agifite mu mutima, bitewe n'agahinda afite, biri mu bintu bimusubiza inyuma, biri mu bintu bimutera umubabaro mu mutima, akavuga ati se nk'uyu nguyu mu by'ukuri ariko yagize kumbabaza, ari no kuntesha igihe. Bisaba rero ko umuntu wakoze ikosa urimo ubivuga ariko utagize gute, utari kurondogora, utari gusubira mu byabaye ngo umwereke ibintu wanyuzemo byahe na hehe, ahubwo kurasa ku ntego. Gusaba imbabazi ubica ku ruhande, cyangwa ugasanga umuntu arasaba imbabazi nyine nguko kurondogora,
urabica ku ruhande, urabinyura hirya no hino nkaho wagize gute warashije ku ntego. Ahubwo rero biba ngombwa kubwira neza umuntu wakoreye ikosa, kumubwira ko nawe wumvishe ko ari ikosa ndetse ukarivuga kugira ngo bigire gute rikemuke. Ubwo ni uburyo bwiza bwo kurasa ku ntego. Ikindi kintu abantu bakunda kugira mu bintu byo gusaba imbabazi, uwagakwiye gusaba imbabazi ugasanga afite ahubwo arivumbuye, ikintu cyo kwivumbura ugasanga urivumbuye, nkaho wagize umutima wo gusaba imbabazi wenda mwari inshuti, cyane cyane nk'abantu b'igitsina gore bambabarire so kubibandaho, ariko ibyo mvuga nibyo bikunda kuturanga. Ugasanga abantu bari inshuti bakunze gushwana, nta kindi bapfuye, wenda bapfuye amagambo kenshi ni yaranga abantu bakunda gushwana. Kana karamvuze, sinanizi ko inshuti yanjye yamvuga gutya, sinanizi ko inshuti yanjye yankorera ibintu nka biriya, sinanizi ko umuvandimwe yakora gutya. Ugasanga umenye ko umuntu wakoreye ikosa yabimenye, nkaho rero wamusabye imbabazi, ahubwo ugasanga ukavuga ati urivumbuye, ati azabeho ubuzima bwe nanjye mbeho ubuzima bwanjye. Kandi mu by'ukuri ubwo ni uburakari bwatumye ugira gute wivumbura, ahubwo byagusaba kwiyoroshya no guca bugufi ugasaba imbabazi kugira ngo ubuzima bukomeze, kugira ngo mukomeje mubanye n'uwo muntu. Kandi urebye neza uwo muntu wari umukeneye nawe yaragukeneye ndetse yaragufitiye n'umumaro, ariko kwivumbura ugasanga urivumbuye nkaho wagize umutima uca bugufi. Ibyo biri mu bintu bituma abantu bigagaza bakagenda bagafata izo ntambwe mbi zababujije gusaba imbabazi, ahubwo utwo ni utuntu tubatera mu mwanya wo gusaba imbabazi ugasanga bimitse ibindi bintu. Ugasanga umuntu arivumbuye, bari abavandimwe, warakosheje, bamenye ko wakosheje, barakubwira ati wenda ibi bintu ukora si byiza, ibi bintu wakoze ntabwo ari uko byari bikwiye gukorwa, ukivumbura ukamara igihe utabavugishije, nabo ntibakuvugishe, nimwongere gusurana, nimwongere kuvugana, kandi n'abavandimwe bawe cyangwa se ni inshuti cyangwa se ni umuturanyi. Ntabwo rero byakabaye byiza. Kwivumbura ni igikorwa kibi, ngiye nabyita ko ari n'umugambi wa Satani uba ushaka kukwereka ko kugukura ku bantu, kuguca ku bantu. Ahubwo gira umutima, nimba umuntu akubwiye ngo ibintu nibigenda neza, musaba imbabazi nimba ari n'icyo utari gusobanukirwa, ahubwo nyuma ugenda urushaho kumubwira ati se noneho byari gukorwa gute, ese noneho nari kugenza gute. Narabwiye ngo hano kuri cano nimubwire nyine, mubwire ibyiza bye. Uzi ko hari igihe umuntu umubwira amagambo akamubabaza kandi wowe utazi ko wamubabaje, utazi ko ibyo bintu byari n'ibintu byo kumubabaza. Tuvuga urugero nk'abantu, hari igihe abantu bubatse ingo, umuntu abyukira muri mode utandukanye, si n'abantu bubatse ingo gusa, n'abantu basanzwe ushobora kubyuka ukumva muri we wa mugani wa Pastor Nsenga wifitemo amakimbirane, ntumeze neza, ntutuje, ntutekanye. Noneho umuntu aje kukureba, aje kugusuhuza, araje arakubwira ati se mwaramutse, kuko wamenyere ko ubyuka umeze mwaramutse neza, mumeze neza, wenda mugira story nyinshi, mugira inkuru nyinshi. Uwo munsi aje akaza asanga umeze urya, mwaramutse neza, bitese umeze neza, mu by'ukuri umwakiriye neza, ariko kuko akumenyereye muri ya modu y'ubushapu asanze wahindutse, akagenda arakaye. Bariya bamaze kugafata, barasuzugura, barirata nagiye mu rugo rwaransuzugura, ese yarazi ko nje kumusaba ibiryo, ese yarazi ko nje kumubwira iki. Mu by'ukuri uvuze iryo jambo umubwiye nabi, umubwiye ko yakwakiriye nabi, kandi ntabwo uzi icyamuteye uwo mubabaro, ntabwo uzi ikintu cyatumye aba atishimye. Nibyo nkunda kubwira abantu, mbere yo gushinja umuntu ko yahindutse, mbere yo kuvuga ngo uyu muntu ntabwo akimeze neza, banza umwegere, banza umubaze ngo ese niki cyatumye uhinduka, ese ko ari inshuti yanjye, ese ko wampamagaraga niki cyatumye ureka kumpamagara, ese ko wansuraga niki cyatumye utansura, ese ko nari mu nshuti zawe nkawe nsigaye mbona inshuti muhura ntakirimo. Ariko kugira ngo wihe umwanzuro, wenda hari ikintu wavuze cyamukomerekeje, wenda hari ikintu yamenye asanga atatekerezaga ko cyakuvaho. Burya kubabara cyane cyane amagambo rwose ababazana, ariko burya hari umuntu uvuga ijambo ukavuga se ubu ni kana ka warivuga, ubu koko yamvuga ibi bintu bitewe n'iki, n'urwego rw'icyizere wagiye umuha mu buzima bwawe. Rero uwo umuco wo kwivumbura ni mubi, umuco wo kutemera ikosa, wo kudaca bugufi, ahubwo ukivumbura ni umuco mubi rwose. Aho kugira ngo wivumbure, aho kugira ngo utakaze umuntu mu buzima. Nge nabonye ibintu byose tugeraho, intambwe zose tugeraho, kandi nawe usuzumye neza nimba ari na business urimo, ndahamya neza ko nimba ari na Mwuka Wera kugira inama, ashaka kugira inama wenda kunyuzeho, ariko ashaka no kukugira inama anyuze mu bandi bantu, akagutumaho n'abantu b'Imana bakaza kuvuga ati wenda uzakora iki kintu ukizagera kure, wenda uzaba umucuruzi runaka, ibi nucuruza imyenda cyangwa ucuruza inkweto bizagera kure, kuko hari umuntu wabinyujijemo.
ibintu byose rero tubaho muri ubu buzima. Niyo mpamvu bababwira ngo tubwire abantu ibyiza, tubereke urukundo, tubashimire, tubakunde, ukunde umuntu bikuye ku mutima, apana ibintu by'uburyarya, apana ibintu byo kwiyerobeka, ukora ibintu bikuvuye ku mutima. Twari turi kuvuga rero ku kintu cyo kwivumbura, nicyo nari mvuzeho ngitinzeho, ariko umuco wo kwivumbura ni mubi. Kugira ngo wivumbure, jya wegera umuntu wakoshereje, jya wegera umuntu ubona ufite ikibazo, jya wegera umuntu ubona wahindutse, umubwira ati niki cyaguhinduye, ese ni igiki ko nabonaga tubanye neza, niki cyaguteye guhinduka? Azakubwira ati iki kintu waragikoze kirambabaza. Icyo gihe nta kikubwira, ntuzajye kuburana, ntuzajye kuzunguruka bya minsi twarebye byo guca hirya no hino, ahubwo uzamubwira ati mbabarira, menye ko nakubabaje kandi ntari nabigambiriye. Ikindi kintu cya gatandatu rero nabonye cyagufasha mu bintu byo gusaba imbabazi, ni ikintu cyo kwereka umuntu urukundo, umuntu wakosheje muri za ntambwe zose ugiye wakoze, kwereka umuntu urukundo, kumwereka urukundo biri mu bintu byagufasha kugira gute, kumubabarira. Umuntu rero iyo yababaye si ngombwa ngo ujye kumubwira ngo akubabarire mu magambo gusa. Oya, si ngombwa kujya kumusaba imbabazi mu magambo gusa, si ngombwa kugenda umuntu wawe igihe cyawe cyose ngo uvuge ngo reka ngende ngo mubwire ngo arambabarira. Oya, umuntu nimba ubizi neza ko akunda agashokora, fata ka gashokora mu rwego rwo kumwereka urukundo, ugenda umusaba imbabazi. Ariko nunamusaba imbabazi unamubwira ati ndabizi ko ukunda shokora, buno nari nkuzaniye n'agashokora, icyo gihe azamwenyura ku mutima, avuga ati disi yo, uziko ari Satani wari uduteranije, uziko inshuti yanjye inzirikana. Umuntu ukuzirikana akazirikana n'icyo ukunda. Uzarebe iyo umuntu aguhaye gift, impano, ukabona guhaye impano y'ikintu ukunda, akavuga ati araguhamagaye, arakubwira ati wenda Sylvie ati hari umuntu natumye akuzana impano, ngiye nkunda parfum na rouge à lèvres n'urugero, wajya kubona ukabona akuzaniye agaparfum, urishima, uhita uvuga ati uyu muntu yaranzirikanye, uyu muntu koko azi ikintu nkunda. Iyo rero ugiye gusaba n'umuntu imbabazi, biragufasha iyo ujyanye ikintu akunda. Ntugende amara amasa mu gihe bishoboka, nta nubwo bisaba ibintu binini, mushyire n'urwo rurabo, mushyire ako kabombo, mushyire ako kabiswi, icyo uza akunda, umugenda umubwira ati ndagusaba imbabazi, ni Satani wari uduteranyije, ibi bintu nabikoze mpubutse, ibi bintu nabikoze bingwiriri, ariko ndagusaba imbabazi. Icyo gihe rero ubwo buryo bizagufasha kugira ngo bigende gute, bizagufasha gusaba imbabazi, bigufashe no kuba watakaza abantu bawe. Uza abantu ubu ngubu twatakaje, cyangwa abantu nawe utekereje neza waba waratakaje, hejuru yo kwigagaza, hejuru yo kumva ko utaca bugufi, hejuru yo kumva ko utatera intambwe ngo umwegere, ndetse usanga uwo muntu wahagaze aha utinya kumwegera, nawe ahagarara ariya atinya kukwegera, kandi mwegeranye ibyo bintu mwabikemura, ubuzima bukagenda neza. Ubu rero ni uburyo bwiza bwagufasha gusaba imbabazi mu gihe cyose waba warakoze ikosa runaka, umuntu akakubabarira. Izo ni intambwe mbabwiye, ni intambwe nkeya esheshatu, ariko narebye mbona ziri mu buryo bwadufasha gusaba imbabazi, zadufasha mu buryo bwo kubana neza, zadufasha mu buryo bwo gukemura amakimbirane. Egera umuntu ubona mutakiri kumwe, umubwire ngo ni igiki cyatumye dutandukana, ese niki cyatumye warampamagaraga, ese niki cyatumye waransuraga nkaba ntakibona unsura, umwegere. Hanyuma rero nakubwira, ndetse ntiwirirwe uburana, ntiwirirwe uzunguruka hirya no hino, ntiwivumbure, ahubwo cyangwa nguce hirya no hino, ahubwo urasekone kumubwira ati mbabarira. Hanyuma numara kumubabarira cyangwa amaze kugusaba imbabazi, nawe ugire gute, usaba imbabazi. Hanyuma uwo muntu umwereke urukundo, umwereke ko usabye imbabazi ariko ufite n'umutima w'urukundo, ufite n'umutima wo guca bugufi. Nibyo nabagenera rero uyu munsi kuri mubwire. Natekereje ndavuga ngo ni iki cyafasha abantu, ngenda ndeba hagati nkareba utuntu tutugora, utuntu tutubuza kubana n'abantu neza, utuntu dutuma dutakaza inshuti, utuntu dutuma nyine tudakomeza ubuzima bwacu buryoshye. Ibyo biri mu bintu utabwirwa amagambo meza. Nimba tuvuga ngo tubwire abantu ibyiza, nimba tuvuga ngo twereke abantu urukundo, nimba tuvuga ngo abantu ngo tubashimire bagihari, ugasanga no kubwira umuntu ko yakubabaje ntago byoroshye. Rero mu rwego rwo kugira ngo ubwirwe ibyiza, mu rwego rwo kugira ngo ukundwe, ushimirwe neza, birasaba ko uca bugufi ndetse ugasaba imbabazi. Ubu rero bwari uburyo narinzanye bwo kugira ngo turebe uburyo bwadufasha mu gusaba imbabazi, uburyo bwakorohereza abantu, kuko ni urugendo runini, ni urugendo rugoye. Gusaba imbabazi ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko ni ibintu bishoboka, kuko abantu benshi n'abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Iyo bavuze rero ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ni uko baba bizeye ko n'ayo makosa yabaho. Hanyuma rero nimba amakosa hari, tuyakemure, dusabe imbabazi kugira ngo ubuzima bukomeze buturyohere, dukomeze tuvuge ibyiza, dukomeze tubibe urukundo. Murakoze cyane.
ndabashimiye cyane mbasaba kugira ngo mukomeze mushyigikire, mukore like, share, comment, subscribe, mukore share cyane ibiganiro bigere kure, ndetse mushyire muri comment mumbwire ngo se twakosora iki, ese twakongeraho iki, ese ni igiki mwifuza ko tubwira abantu, hejuru yo kubabwira ibyo twakosora cyangwa ibyo twashimira abantu, ni ihe topic mwifuza ko twaganira. Ibyo byose tubirebaho, ibitekerezo byanyu turabikurikira kandi turabyubahiriza, bitanabujije ko ushaka ko hari umuntu dushimira, hari umuntu dutungura, hari umuntu tubwira ibyiza bye, ibyo byose turabikora. Nimero yacu iriho aho ngaho, muranyandikira kuri WhatsApp ukambwira ngo uyu muntu uyu n'uyu nifuza ko wamunungurira, nifuza ko wamubwira ibi n'ibi, ibyo byose turabikora. Vuba bidatinze turabereka abantu natwe bacu tugenda dutungura, tubwira ibyiza byabo ndetse tubashimira, kuko niyo gahunda ihari ni ukubwira abantu ibyiza byabo. Tubashimire, tubabwire ibyiza, tubakunde, wereke umuntu urukundo agihari, umuhe urwo rurabo akibasha kurufata, umubwire ibyiza bye akibasha kubyumva. Apana kuzabwira abana be ngo papa wanyu yangiriye neza, ngo mama wanyu yangiriye neza, ahubwo bibwire na nyir'ubwite. Iyo mbuto y'urukundo iyi bizagera kure. Murakoze cyane, ndabashimiye. Amahoro y'Imana bane namwe.